wowe na Bwiza ubwo murasa Sindi ahubwo nawe niko ubibona. Benshi bajya bakunda kumbwira se mufite umufana basi. Batisha pepe. Wenda wasanga vya yaratembereye ariko ntawamenya. Abakurikiye ibintu bibiri. Hari igihe umuntu mukundana agushakaho ahazaza hawe. So wenda navuga ngo wenda nagize boyfriend agushaka ahazaza hawe. Boyfriend yagushatse ahazaza hawe gute rero? Yeah, na just ni Jena nuko manageza nuko atabibona Terry wenda yasanga nanjye ndi ready nkabijyamo. Reka nanone mbahereza ikaze kandi nangire mbasaba mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese nyita Slim Jesus mu wa mbere tonda ku isi. Uyu munsi ngangarukanye n'umukobwa mwana n'umukobwa ukiri mutoya umukobwa tugiye kuganira ibi bintu byinshi bigiye bitandukanye cyane ko ari muri wa mwanya tuba turi kugenda tubazana impano zigiye zitandukanye. Uyu munsi nawe rero ni imwe mu mpano ngiye kuba nabereka kugira ngo muyishyigikire mumenye n'ibyawe bite. Sawa Umeze ute? Tumeze neza nuko ikirere mbona kimeze nabi. Yego. Bakwita ngo ikirere? Shanjo. Nitwa Shanjo. Wakwita Shanjo? Yego. Izina rya risanzwe? Ari nitwa Joyeuse, izina ry'ababyeyi Mutonasi. Wakita Shanjo. Kuki wise Shanjo rero? Shanjo. Shanjo ni izina nkunda cyane na okay. Uziko rino zina naryiswe kuva niga senior 1. Senior 1. Waryiswe bivuye kuki? Ku izina ry'ubuhanzi. Y'ubuhanzi, uri umuhanzi wanze turirimbire kwanza tutaza kujya kure. Najyaga numva bivuga nkagira ngo urikinira. Nabaga naramenya neza niba uvuga ukuri. Struggles wanyuragamo nazo nabaga nzibona. Amarira wahoranaga menya icyo asobanuye. Nubiyo mbyibutse nshaka kwirenganya. Nishize mu mwanya wawe nsanga warababaye. Yandemo ni yande? Iwe sorry sinakwangaga. Iwe ubu nibwo mbimenye. Yandemo ni yande? Niya Bwiza. Kuki ari uhisemo kukuririmbira? Ari umukobwa ndamukunda, ikindi bakunda kumbwira ko dusa. Yego. Bakora ko usa nka Bwiza? Yego bakunda kumbwira. Iyo wirebye ubona musa? Oya buri iki uha agaciro icyo abantu bakubonamo pa nicyo bibonamo. Icyo abantu bakubwiye nicyo agaciro. Ako umuntu urenze umwe. Umuntu urenze umwe kinakubwiye. Ubwo abantu batatu nibiteranyiza mwaka kwe ngo naguze kuri muzahita ubireka. Hoya da. Okay biterwa nanone. Nshobora kuza ahangaha umuntu akambwira ngo nsa n'umuntu runaka. Najya ahandi umuntu akabimbwira. Okay wenda ndi muri Kamonyi ngiye Gikondo ngiye Kimisagara urumva abantu ahantu baba barahuriye ngo babivugane. Wowe na Bwiza ubwo murasa Sindi ahubwo nawe niko ubibona. Simbiza barabitera muri comment. Ese nk'abantu bajya bavuga ngo muravukana ariko? Yego ahubwo benshi bajya bakunda kumbwira se mufite umufana basi. Batisha pepe. Wenda wasanga vya yaratembereye ariko ntawamenya. Ntawamenya. Ongera turirimbe ku yindi ndirimbo. Indi ndirimbo? My baby Chaka tanje nawe duhuze Wallahi Bamba nawe arabuza humera Come through Mazumbwira impamvu mbona ukajya down You confuse me Why can't you stick on me Tugerageza umbwire Wicheka ko nakwirengagiza nkubita agasinye Wowe Jena nuko manageza nuko atabibona Terry wenda yasanga nanjye ndi ready nkabijyamo nawe. Oh yeah, don't be shy, you better take control. Oh yeah, ni mimi nawe baby bivuga tubijyamo. Yeah man. Okay gutyo sibyo ni fresh cyane. Nkumaje kudutamo umuhogo wawe uteguye neza
reka twiganirire. ntacyo Shanje cyangwa se joyeuse ni muntu ki? Ni wakisobanura ko ari muntu ki? joyeuse cyangwa shanja. Okay, ndi umuntu ugira urukundo rwinshi, ariko ntabwo nyamva kururekura cyangwa ndugaragaze. Ndi umuntu ugira amarangamutima, ndi umuntu ukunda music by'umwihariko. Ndi umuntu ugira urukundo rwinshi. Yego. Okay. Ninde warugaragarije? Abantu turi kumwe, abantu turi kumwe cyangwa duhorana barabibona. Urarugira rwinshi cyane. Ntabwo nkunda kururekura. Ntabwo nkunda kururekura cyane. Ubwo se niba ufite urukundo rwinshi maje gukundana n'abantu nk'abangahe ku myaka yawe? Aba boyfriend se. Aba boyfriend bose ni benshi cyane. Ni umwe. Ni nawe ubwo ugihari? Nyine oya, ubwo urago ndi muri relationship. Ego. Ese ufite nk'imyaka ingahe? 18, 19 nzayuza ejo bundi. 19. Ego. Nzayuza ejo mu kwa munani. Ufite ababyeyi bombi? Yego. Bombi. Ni byiza cyane kabisa. None mu buzima hari ibintu byinshi bijya bitugora, sibyo? Ni byiza kuba wowe ukora umuziki ku giti cyawe ukaba ufite n'ababyeyi, bivuze ko ushobora kuba wenda hari no gushyigikirwa guhari. Sibyo? Baragufasha? Yes, bamfasha ku munwa gusa. Baba banshyigikiye bakanga. Okay, navuga ati wenda ngiye aha bijyanye n'umuziki, ntabwo bajya bambuza. Gusa nyine mbere byabanje kuba ibibazo, ntabwo baba batarabyumva neza. Ariko ubu ngubu nyine baranshyigikiye gutyo gusa, bakavuga ati nta kibazo uzagenda ukora ibyo ukora utaye. Iyo urebye ibintu biri hano hanze n'iki kigucanga rero? Ikintu kinshanga? Urebye ibintu biri hano hanze n'ugira ibintu biri kuri social media muri rusange. Ikintu kinshanga? Ikintu kinshanga nyine mbona nta rukundo rukibaho. Gute kandi? Okay, ubu ngubu muri iki gihe usigaye ukundana n'umuntu, wenda sinzi ko navuga, usigaye ukundana n'umuntu mu by'ukuri hari igihe abakurikiye ibintu bibiri. Hari igihe umuntu mukundana agushakaho ahazaza hawe. So wenda navuga ngo wenda nagize boyfriend agushaka ahazaza hawe. Okay, ko yumvaga wenda ko nshaka umuhanzi, yabonaga ndi no mu nzira yabyo, batishe uyu nguyu niwe target. Boyfriend yagushatse ahazaza hawe gute rero? Just ni ibintu byabaye ku mushuti wanjye. Tubwire kuki ushatse kwita uduhindura story? Byagenze bitagushatse ahazaza hawe gute? Ntabwo mvuze ko ngiye nshatse ahazaza hanjye. Mfite umushuti wanjye nawe umukinnyi wa film. Uri umukobwa w'umuhanzi, sibyo? Wenda uri umukobwa w'umuhanzi, ubwo ni umuhanzikazi. Tubwire, tuganize ku mbogamizi muhura nazo, abakobwa nkawe utarakora. Umaze kugira indirimbo zingahe kwanza? Ndakeka nakoze indirimbo imwe iri no kuri YouTube channel yanjye. Indi se iri muri studio. Indi ntabwo irasohoka. Tuganize ku mbogamizi mujya muhura nazo, abana mukiri batoya, muba mutaragira ubushobozi bwo kwishyura indirimbo. Akenshi nyine ariko ngira ngo birambaho. Nubwo ngiye bitarambaho ariko ndabizi ko abandi bibabaho. Cyambere kuba nyine usanga umuntu ashaka kugufasha kugira ngo nyine agire icyo agushakaho nawe. So ukaba wajya gukora nk'indirimbo akakubwira ati rero indirimbo ndayigukorera, ariko nawe uragira iki? Uragira iki nyine tubwire? Akavuga ati mbere yuko tuyikora uragira ikintu cyangwa se akayikora akumva ni nziza pe, ikaba ari nziza ariko akanga kuyisohora. Kubera iki? Akavuga ati sha akawubwira nutareka ngo turyamane ntabwo bikunda pe. Izo mbogamizi zigira kenshi. Wasanga byarigeze kukubaho? Kirago biramba, Imana ishimwe yagiye imuza n'abaproducer abana beza pe, kandi nta n'amafaranga nishyuye just ari ubufasha. Ako byari biri hafi kukubaho? Cyasubira ntabwo hafi pe. Ntabwo byose bimbaho. Okay, wumva se rimwe zenzoze zawe?
inzozi zanjye mbere na mbere nshaka kuba umuntu uzamenywa na buri wese akishimirwa na buri wese, cyane cyane nk'uko izina ryanjye ribivuga nyine nkaba shine ku bantu bose kuri rubanda. Ikindi kandi indirimbo zanjye cyangwa se ibihangano byanjye bikaza bigarukira nyine aho ngaho ngo abantu babifate gutyo gusa, ahubwo bizajya bitanga message n'abantu. So urabizi nk'iriya mfite muri studio uvuga ngo urabizi ukagira ngo urayizi. Turirimbire banza turirimbe twumva. Darling, ese umeze neza kuva aka kanya njye sinzi uko ndi no kwiyumva. Baby, ndabyuka nkafata phone nareba amafoto nkumva mbuza amahwemo, dore wagiye numva nabirenze, nigize urenze none agahinda ni kose, dore nufata phone wenda ngo nkumve, nigize urenze none agahinda ni kose. Tanze ari wowe Imana yandemeye, wallahi naremeye, uko uteye birivugira, buri uko nkubonye kwifata ntibiba hafi, wakanguye imbaraga zari zishe muri njyewe. Okay, urakoze cyane, reka mushimire, twadufasha kandi ngo tuganire, twumvishe Imana yawe, twumva ukuntu bimeze. Abantu bakubonye bakagukunda, ushobora kuhagira platform zawe n'abifuza ko bagusapotinga kuri iyo Mana, ariko ntibikubuze kutubwira icyifuzo cyawe ku giti cyawe, icyo wifuza nyine mu bantu bashobora kuba bari kubona kino kiganiro. Icyambere nasaba abantu bangurikiye cyangwa se abantu wenda barimo gukunda muri aka kanya, ndabasaba support nicyo cyambere, kuko nanjye ndabizeza umusaruro kandi sinzabatenguha. Bakomeze no kunshyigikira muri byose. Okay, urakoze cyane.